Monica umutima we waraciye ubwo yari ari gutaka ari kuva cyane ari kubyara, birangira umwana we yari yararuhiye imiruho yose nawe amupfiriye mu nda atabyaye. Ubwo ni kuko yatakaga niko Sophia yari yicaye iruhande rw'amureba yanga kumutabara rwose. Umukecuru yaramubwiye ati buriya rero mwana wanjye, nubwo uri kwirukanka ngo urakundana, ngo uri kujya mu rukundo, ngo uri kujya mu bukwe n'ibiki, ariko rwose ntabwo ushobora kubyara mwana wanjye ngo bigukundire, kandi nyine umbabarire kubw'ibyo. Ubwo ayo magambo nyirakuru yayavuze amarira ari kumanuka rwose ku matama, ari kurira ababaye cyane, yifashe mu maso, yaratangaye, yanga kugira ikindi kintu asubiza nyirakuru. Wamubajije impamvu atababyara, nyirakuru amubwira ko ari ibihe bya kera, ari kuva kera, amubwira ati ni ibintu waturukanye kera, ababyeyi bawe barakuvuje byaranze. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Byo koko kubera wakoze subscribe ndagusuhuje nyine kandi nguhaye ikaze hano kuri Ep Media. Uyu munsi ngiye kukugezaho inkuru nk'uko bisanzwe, umaze kubimenyera rero ko hano humvira inkuru zitandukanye z'ibintu tugenda duhura nabyo mu buzima, ndetse bikanatwigisha bikatubera isomo mu bice bitandukanye by'ubuzima tugenda tunyuramo. Ndagusuhuje rero aho uri hose, njyewe uranzi ko nitwa Tiyunsanze, nkaba nguhaye ikaze hano kuri Ep Media mu nkuru y'uyu munsi. Inkuru nyine ikora ku mutima, nanjye yatumye ntekereza ibintu byinshi, ndetse igatuma ntekereza ku rukundo rw'ababyeyi bakunda abana, cyangwa se urukundo niba uri umubyeyi ukunda umwana wawe, urukundo rwa kibyeyi, urukundo rw'umwana, ndetse n'isano iri hagati y'umwana n'umubyeyi. Iyi nkuru rero tuyitangiriye mu bukwe bwo ku mukobwa witwa Monica. Monica nyine ni umukobwa wo mu rugo rw'abakire rwose bakataraboneka mu rwego rwo hejuru cyane. Monica yari yararezwe na sekuru hamwe na nyirakuru, kuko nyine ababyeyi ba Monica bari barapfuye, bari barazize impanuka nyine, bitewe n'uko Monica nyine yari we mwana wenyine wari usigaye mu muryango we papa we avukamo. Imitungo yose yari imwanditseho rwose, mu bitabo, mu mategeko, ahantu hose imitungo yari yanditse kuri Monica, kuko nyine uwo muryango niko wakoraga ibintu. Umurage rero wo mu muryango w'iwabo Monica wavugaga ko nyine ubutunzi bw'umuryango buba ari ubw'abana, cyane cyane nyine bakomoka ku muryango wabo, ariko nyine akabwegurirwa burundu ari uko amaze gushaka umugore cyangwa se amaze gushaka umugabo. Burya ngo ntawe ubona byose muri iyi si. Monica yari arwaye indwara idakira, ariko ababyeyi be bakiriho bari baramuvuje mu bitaro byose bihenze, ariko indwara yaranze gukira. Abaganga bakomeye cyane bari barabwiye umuryango wa Monica ko iyo ndwara rwose idashobora gukira, kuko nyine adashobora gushaka umugabo. Yari indwara yararwaye yashoboraga gutuma nyine adashobora kubyara inshuro ebyiri akiriho, mbese gusama kwe byanganaga gupfa. Yakuze afata imiti atanazi icyo ayifatira, ariko bakamubwira ko agomba kuyifata, ariko bataramusobanuriye impamvu iyo miti aba ayifata. Nyine iminsi yarakomeje kwicuma, abaganga b'abahanga mu bitaro bitandukanye mu nkike zose z'isi bari barapimye Monica, ariko bakabwira ababyeyi be n'ubundi ku gisubizo ari kimwe rwose, cy'uko uwo mwana wabo w'umukobwa ari uko yavutse kandi ko bitahinduka. Ibyo bintu byarwaje muzunga ababyeyi be ba Monica, nyine bahora bababaye, bahorana agahinda, dore ko Monica yari afite sekuru na nyirakuru, ariko Monica yari akiri akana gato k'agakobwa gafite mu myaka 4-5, ariko nyine murumva abana b'abakire bakorerwa igerageza ryinshi, ndetse nyine n'isuzumwa kugira ngo harebwe niba hari ikibazo cy'umubiri baba bafite. Ubwo nawe urabyumva ko iwabo Monica nubwo bari abakire, ariko ku rundi ruhande byari agahinda, kuko nyine Monica yagombaga kubaho ariko ntashaka umugabo, cyangwa yanamushaka nyine ntatware inda cyangwa asame atwite, kuko kwitwara kwe byanganaga nyine urupfu. Amaze kuba inkumi rero ababyeyi be yasanze batakiriho, kuko bwagezeho nyine ababyeyi be bitaba Imana bazize impanuka. Ubwo yabereye uku nguko nyine abaho kwa sekuru, akura azi ko nyine ko yamenye ubwenge abona sekuru ndetse na nyirakuru, abita nyine tate ndetse na dede, ku buryo nyine
bamureze nabo nk'umwana wabo. Urabizi n'ubundi nta nyogokuru nta sogokuru nta papa nta mama, bose umwana bari uwabo, kandi nyine byuzuyemo ubutesi bwinshi cyane. Ubwo nyine yabereye umwangavu mu rugo rwo kwa sekuru na nyirakuru, kuko nyine nibo bari bakiriho, nubwo nyine bari bashaje nabo cyane rwose. Iminsi yaricumye, Monica nkumi yiga amashuri menshi cyane, dore ko yari umurago w'umutungo nyine w'iwabo, ntihari n'abaherwe bakomeye cyane. Arangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza nyine cyangwa se masters, Monica yarekeye kwiga ku bushake bwe maze yerekeza mu by'ubucuruzi no kubyaza umusaruro imitungo y'iwabo. Umuryango wa Monica bari bafite kampani zirenga 3 zikomeye cyane kandi z'ibigugu zimaze imyaka myinshi cyane zikora ziriho, zifite abakozi benshi, zashinzwe kera cyane rwose nawo mu muryango we, kuko nyine we yakuze asanga ariko bameze ari abaherwe kandi n'izo kampani zihari kuva kera kiri n'umwana. Rero Monica yagombaga kuva mu by'amashuri akajya gukurikirana imitungo y'iwabo, kuko sekuru yari amaze gusaza atakijya mu kazi, yigumira mu rugo, mbese ashaje cyane. Nyirakuru we sinakubwira, nk'umukobwa rero ukiri muto kandi ubibona ko nta wundi usigaye ugomba kurinda icyubahiro cy'umuryango, kuko sekuru na nyirakuru rwose yarabibonaga ko rwose babyina bavamo. Yagombaga nyine guharanira ibyo bigo neza bikaguma bihagaze, kandi agakomeza kurinda no kuzuza ubutunzi ndetse no kubukuza bw'iwabo nk'umurage nyine w'ibinyejana yasanze mu muryango. Nta kintu yagombaga gusenya, kuko nawe yari yagombaga kubisiga akabisigira umwana we, nubwo we atarazi ko icyo kintu cy'igikomere gihari, icyo kintu cy'ibanga ribi gihari, ariko nyine yagombaga kubikora gutyo ategereje ko nawe azabyara umwana cyangwa se abana akabibasigira. Monica yari umukobwa ubaho yishimye, nta stress, yikundira abantu, dore ko iminsi myinshi yayimaraga mu bantu, yagiye gufasha, yakunda gufasha abababaye cyane, nibwo bwari ubuzima bwe, atitaye ko ari umwana wo mu bakire ndetse banazwi cyane. Mu by'ukuri Monica ntabwo yigeze ahishurirwa iby'indwara arwaye, kuko nyine we ntiyigeze abipimisha. Gusa nyine akiri umukobwa yahoranaga morale, akunda gufasha nyine ababaye nk'uko nabikubwiye, cyane cyane ko nyine yari afite n'ibyo abafashisha, akunda guhora yisekera rwose. Gusa ntiyigeze amenya ko nyine hari ikibazo cy'uburwayi afite kandi cyananiye umwana w'umuntu kugikemura cyangwa se kukimuvura kuva kera akiri umwana muto, kubwo ababyeyi be bari barapfuye. Monica we yitwaraga nk'udafite ikibazo mu buzima bwe, yumva yisanzuye mu isi no kumva yuko afite nyine ibyishimo bitandukanye kuba afasha abantu. Gusa nyine ntiyigeraga amenya ko atabasha kubyara, ko ari umugore cyangwa se ari umukobwa udafite uburenganzira bwo kubyara bitewe n'indwara yari afite, kuko yaza kubyara umwana yari guhita rwose apfa ari no kumubyara, cyangwa se umwana akangirika, mbese bikamuviramo ibibazo byo gupfa. Aricyo cyatumaga ahora afata imiti kugira ngo nawe atagira ikibazo cyatuma apfa burundu. Gusa yari yarategetswe kuyifata atanazi impamvu ayifata, kandi nyine ababyeyi baramubwiye ko iwabo aribo bari babizi, ariko ko basize umuryango wose ubizi ko afata iyo miti, nubwo taruzi impamvu ababyeyi be bayimuha. Imyaka yaricumye, muzehe cyangwa sekuru wa Monica nawe aza gupfa ko yarashaje cyane. Nyuma y'umwaka sekuru apfuye, dore ko ari we yafataga nka se nyine, Monica n'abandi bantu bose bwagezweho yisanga mu rukundo n'umusore wari manager we mu mitungo y'iwabo. Monica yakunze uwo musore ku rwego rwo hejuru, kuko nyine yamubonagamo ubwenge n'ubuhanga bwinshi mu bijyanye no gucunga imari n'imitungo yagutse mu buryo nyine bwa kinyamwuga, kandi nyine mu buryo yabishakagamo. Yamaranaga igihe kinini cyane na Vincent, kandi nyine akumva atuje, Vincent akamwereka urukundo, ariko Monica ntabwo yigeze amenya Vincent ko ari inyamaswa ruharwa imihora imwicaye iruhande kandi yaje kumugirira nabi. Vincent atarashakana na Monica, nyirakuru yahamagaye umwuzukuru we, dore ko nyine imihango y'uko yari yegereje, amubwira ko hari icyo ashaka kumubwira. Monica yitabye nyirakuru, dore ko no kubona akanya byabaga bigoye cyane, ariko nanone akurikije ukuntu nyirakuru yari ashaje cyane rwose, aritaba nyine. Nuko nyirakuru aramubwira ari babiri gusa, yamuhamagaye mu cyumba cye, bashyiraho umuryango, abarinzi bose bajya hanze, bari bacunga icyumba cya nyirakuru n'abaja n'ibiki, bose bajya hanze kure aho badashobora kumva icyo Monica abwirwa na nyirakuru. Nuko nyirakuru aramubwira ati, rero Monica mwana wanjye, urabona ndashaje kandi nawe rwose nibwo uri kubyiruka, nukuri ngusabye imbabazi ndetse nzisabiye sogokuru wawe, umugabo wanjye nyine, ndetse we no mu mwanya w'ababyeyi bawe bagiye utaraca akenge, bose mbagusabyeho imbabazi. Monica yari yicaye ari kureba nyirakuru,
anamuteze amatwi kugira ngo amenye impamvu ikomeye yatumye amuhamagazaho. Nyirakuru yarakomeje ati imbabazi ngusaba ni iz'ibanga ribi. Ko Monica yaratunguwe ahita yegera mukecuru we neza kugira ngo yumve neza icyo ashaka kumubwira. Aramubaza ni irihe banga se uri kuvuga mama? Monica yitaga nyirakuru mama we kuko nyine binyuzaga akamwita tate undi akamwita mama we kuko we nyine yamenye ubwenge ari wabona hafi ari wabona cyane. Umukecuru yaramubwiye ati buriya rero mwana wanjye Monica, nubwo uri kwirukanka ngo urakundana ngo uri kujya mu rukundo ngo uri kujya mu bukwe n'ibiki, ariko rwose ntabwo ushobora kubyara mwana wanjye ngo bigukundire kandi nyine umbabarire kubw'ibyo. Ubwo ayo magambo nyirakuru yayavuze amarira ari kumanuka rwose ku matama, ari kurira ababaye cyane yifashe mu maso. Monica yaratangaye yanga kugira ikindi kintu asubiza nyirakuru. Amubajije impamvu ataba abyara, nyirakuru amubwira ko ari ibihe bya kera, ari kuva kera. Amubwira ati ni ibintu waturukanye kera, ababyeyi bawe barakuvuje byaranze bamaze no kwitahira, natwe twarakuvuje biranga, gusa iriya miti uhora ubona ufata ni imiti nyine igufasha kutazigera ugira ikibazo, nanone kandi ishobora kuba yakangiza umwana utwite kuko uramutse utwite ukayifata yakangirika, kandi nabwo uramutse utayifashe nawe ubwawe wapfa mu gihe kidatinze. Ubwo rero Monica, ibintu uri kwirukankamo rwose ntabwo wagenewe ibintu byo kubyara. Ahantu uri kujya rwose ni mu muriro utazima, nushaka ubirekere mwana wanjye. Imipango yose yari yarateguwe, ikintu cyose cyari kiri ku murongo, ariko nyirakuru yarabuze imbaraga zibwira Monica iby'ibanga ribi yari amufiteho ryari rizwi nawe ndetse n'umuryango we gusa bari batakinahari. Monica yaratangaye ataha yibaza impamvu adashobora kubyara n'impamvu batamubwiye kera, mbese yumva atakiri we, yumva arahindutse, kubyakira biranga. Ubwo Monica we yakomeje imyiteguro y'ubukwe kuko yumvaga yuko ibyo bintu nyirakuru amubwiye ashobora kuba atari nabyo, ari no kumubeshya. Ubukwe bwe na Vincent bwarakomeje nkaho rwose nta cyabaye kuko nyine ntabwo yashakaga ko hari umenya iby'ayo makuru yarabwiwe na nyirakuru. Ubukwe bwe na Vincent buri minsi mike ngo bube, Monica yafataga umwanya agatangira kwitekerezaho, akifungirana wenyine akarira, akitekerezaho, agasubiza amaso inyuma, akibaza niba ibintu nyirakuru yamubwiye ari byo. Agahinda kenshi kakamwica kuko nyine kwiyakira nawe ubwe byari byaramunaniye. Yibutse uburyo nyirakuru yamubwiye ko adashobora kubyara, maze biramurenga, nawe ubwo afata umwanzuro wo kujya kwa muganga ngo yimenyere ukuri neza, cyangwa se yipimishe ku giti cye nk'umuntu mukuru, anamenye impamvu iyo miti nyine yafataga bari baramubwiye ko ari iy'indwara, ariko batamubwiye yuko ishobora nyine gutuma atabyara cyangwa gutwita akomeza abeho. Ubwo Monica yaragiye nyine ajya kwa muganga, niko gusanganirwa n'inkuru n'ibisubizo bibabaje imubwira ko ashobora gutwita, ariko nyine nubwo yatwita ubwo byamusaba guhagarika kunywa imiti kuko nyine ubuzima bw'umwana bwaba buri mu kaga, nawe ndetse yaba ari mu kaga aramutse atwise umwana, kuko nyine atakomeza kubaho cyangwa se ngo abyare uwo mwana akomeze kuba mu isi y'abazima. Mbese kugira ngo Monica abashe kubyara yasabwaga gutanga ubuzima bwe umwana akabaho, kuko kubaho bombi n'umwana rwose bamubwiye ko ari nko kurota kanuye, mbese ko nyine bidashoboka. Ubwo Monica bitewe n'uko yari yarahawe inkoni y'uburinzi bw'umutungo w'umuryango ukomokamo, nawe yari asigaye wenyine, kandi mbere y'uko abana na Vincent yabanje kujya mu mategeko. Imitungo yose yari imuriho n'amafaranga menshi yari abitse kuri konti zitandukanye, zaba ize ndetse n'iz'umuryango we, amazu n'ibindi byose yandikisha byose ko bizaguma ku izina ry'umwana azabyara namara gushakana na Vincent. Asinyira ko umwana we nagira ikibazo, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, nagira ikibazo akagira ikibazo runaka kidasanzwe kimubaho, yapfa cyangwa se akagira ikindi kibazo, imitungo y'umuryango w'iwabo yose n'amafaranga yose byose bizahabwa abakene b'imbabare, ndetse mu rwego rwo gufasha abatuye isi bababaye kubaho bishimye, mbese mu rwego rwo gufasha imbabare n'imiryango ifasha impunzi n'imbabare. Ubwo abanyamategeko barabikoze, barabisinyira, inyandiko zibikwa muri leta. Mu by'ukuri Vincent ntiyari yarigeze akunda Monica kuko w'icye cyari ugushaka ubutunzi akiberaho neza. Imitungo niyo turufu ya mbere yari akurikiye kuri Monica,
kuko yumvaga ko nawe nyine agiye kuba umwe mu baherwe bakomeye mu mujyi w'iwabo ndetse n'umuryango akomokamo. Hashize iminsi itari myinshi ubukwe bwa Monica na Vincent bwarabaye. Uwo Vincent yari azi ko imitungo Monica y'umuryango we ihayiye nyine burundu, ntabwo yigeze akora iperereza rihambaye kuko niwe mwana w'umukobwa wari usigaye mu miryango we, barashyingiwe nyine. Vincent nyine yumva ko abaye umugabo w'umuherwe ndetse nyine yegukanye nayo imitungo yose yo mu muryango wa Monica. Hadaciye kabiri rwose mu myaka 2 bari bamaranye, Vincent yatangiye kwitwara nabi kuri Monica kuko yumvaga ko icyaba cyose Monica ari ufite icyo homba. Vincent yabayeho atoteza Monica, atangira kujya amukubita, akamuca inyuma, amutegeka ko agomba kujya mu rugo. Vincent nk'umugabo we akaba ari we webura urugo ndetse akayobora ibintu byose by'imitungo by'iwabo Monica, kuko nyine Vincent yumvaga ko ari ibye n'umugore we bisanzwe. Kurera Monica icarubozo mu mibanire ye ridashobora rwose gutuma Monica yihanganira gukomeza kubana nawe. Gusa Monica nyine ntabwo yigeze asaba gatanya, kuko nyine ikintu Vincent yishakiraga nuko Monica bwazageraho ubwe akagira agahinda kenshi agasaba gatanya, maze Vincent agahita agabana ku mitungo yose y'umuryango w'iwabo Monica nyine nk'abaherwe yari yarashatsemo akurikiye ibintu. Gusa siko byagenze, kuko Monica nyine yari abizi yuko n'ubundi imitungo itamwanditseho. Yarihanganye rwose, arihangana, kuko ntabwo rwose yarakunze Vincent kubera izindi mpamvu uretse urukundo rwonyine. Yari yarakunze uwo musore, kandi nyine yumva yuko bagiye kubaho mu byishimo, bagiye kubaho mu munezero, bagiye kubaho bishimye, bagiye kubaho mbese bagafasha abantu, bakabaho mu munezero. Gusa kuri Vincent siko byari bimeze. Icyo yari akurikiye ni ubukire, ubukungu, nta kindi rwose cyagitumye ashakana na Monica. Imyaka yari icumye, Monica na Vincent bikomeza kwanga. Vincent atangira gusebya Monica ko atabyara, nyamara Monica yari azi impamvu yabaye aretse kubyara, kuko nyine yari abizi neza ko umunsi azasama inda y'umwana ari nawo munsi azaba atangiye kubara iminsi ye yo kubaho, uhereye ku mezi 9 umanuka kugeza kuri 0, uwo ari nawo munsi wa nyuma wo kubyara kwe ndetse no kubura ubuzima bwe. Ibyo yari abizi neza rwose ko yari abifiteho amakuru, kandi nawe yagerageje kwivuza ahantu hose bambwira ko bidashoboka, ko igishoboka ari uko yakomeza gufata imiti yakuze afata kuva ari umwana. Hashize imyaka 5 Monica na Vincent babana. Noneho Vincent yarushijeho gutoteza Monica, ashaka ko asaba gatanya, ariko umugore ntiyayimwaka. Ngo Vincent yahise afata umwanzuro wo kongera itotezwa yakoreraga umugore we, kuko nyine wari umuryango wiyubashye cyane, udashobora gusenywa no kuvugwa nabi muri rubanda ngo bigaragare neza, nyine abantu babibone neza. Rwose Vincent yahisemo gufata ubundi mujyo cyangwa se ubundi buryo bwo gutoteza umugore we Monica, akagira ubuzima bubi, akabaho nabi. Ubuzima bwarushijeho kuba bubi kuri Monica kubera nyine uburyo umugabo we Vincent yamutotezaga, kuko noneho aho byari bigeze yari yaramufungiranye mu rugo. Vincent yakoreraga ibyaha mu maso ya Monica, akamuca inyuma, akaryamana n'abakozi bo mu rugo, akaryamana n'indaya, akaryamana n'abakobwa benshi yazanaga, kuko nyine aryamanaga nabo Monica aziritse ku gitanda aho atashoboraga kwikura, ariko nyine bakabasha kumuha imiti. Umukozi we nyine wari ushinzwe Monica yabashaga kumuha imiti kugira ngo atagira ikibazo, ndetse nyine akayimuha buri munsi. Ariko nyine Monica ibyo akabireba akihangana, akareka Vincent, kuko we yari yarakunze Vincent bizira uburyarya. Ariko nyine ibintu byari byarahindutse, nyine uko yabiteganyaga siko yari yarabibonye. Ubwo Vincent yari asigaye aryamana na Monica yamuziritse, yamukubise, yabaye intere. Monica yabona n'ubundi ubuzima bwe buri kwanga, akabura icyo akora. Nyine yabaga yamuziritse, akamufata ku ngufu, akamukubita. Monica buza kugeraho ubuzima buranga mu bana bubi neza, kuko yaratakaga akabura umutabara, dore ko n'ababaga bari aho ngaho nk'umukozi wari ushinzwe kumurinda wari umugore witwaga Sofia, nawe yari umugore wa Vincent, kandi nyine nawe yari ameze nk'umugome washiririye rwose, utitaye rwose ku bubabare Monica yanyuragamo. Ubwo Monica yabonye n'ubundi ubuzima bwe buri mu kaga, agiye kuzazira ubuhemu bwa Vincent, ahitamo gusama inda ngo abyare umwana maze yipfira ave ku isi. Vincent wari usigaye azana abandi bagabo bagafata ku ngufu Monica, yari yarafungiranye mu nzu. Yamenye ko Monica twite biramutungura. Ubwo hari hashize hafi imyaka 7 bashakanye. Mu by'ukuri Monica yakundaga Vincent ku rwego rwo hejuru, ariko nyine umugabo we yari yaramwihindutse, yarabaye inyamaswa itabaho, yarabaye umugambanyi ukomeye cyane.
ubwo Vincent yaratunguwe bikomeye cyane no kumenya ko Monica atwite, bituma akora iperereza ryimbitse ryo kumenya impamvu umugore we yari yaratinze kubyara cyangwa gutwita, kuko we yumvaga ko atabyara akabifata atyo cyane ko atanitaga kuri Monica cyane, ahubwo yitaga ku kumusebya, ku kumutoteza. Yari yabaye nk'igikoresho kuko Vincent yumvaga ko imitungo yaharaniye yari yarayibonye, ahubwo igisigaye ari uko uwo mugore yapfa akava aho ngaho, bityo akabasha nyine kwizanira abandi bagore nk'umuntu wabonye imitungo. Nubwo Vincent yari yasezeranye na Monica, ntabwo yari yigeze amenya ko imitungo yose yirirwa yigaraguramo n'amafaranga n'amazu ndetse n'amabizinesi byose bitari byanditse ku mugore we, ahubwo byose byari byanditse ku mwana Monica azabyara cyangwa se uzabyarwa na Monica ndetse na Vincent. Ubwo hashize amezi 5 Vincent nibwo yamenye ukuri kose, amenya ko Monica burya afite ikibazo, ko natwita akabyara azahita apfa nyine, ahora nk'imiti ishobora gutuma ubuzima bwe bukomeza kubaho. Ubwo Vincent abamenya ukuri, amenya ko Monica yemeye gushaka na Vincent azi iby'inkuru ye, azi ko adashobora kubyara. Vincent ararakara noneho arababara cyane, ubwo umujinya uramusaga. Ubwo Monica nawe yari atwite, yahise ashakisha byimbitse impapuro zose z'imitungo y'umuryango wabo kwa Monica muri rusange. Iyo yumvaga yuko nyine ariye n'umugore we, yahise ashyira imbaraga mu kuyishakisha akamenya neza aho ahagaze. Ubwo habura amezi 2 gusa ngo Monica abyare, nibwo Vincent yavumbuye ko nta kintu na kimwe cyanditse ku mugore we Monica uretse ibyo yabonye amaze gushakana na Vincent nyirizina nk'umugore n'umugabo. Ubwo Monica yari yararetse gufata imiti kugira itangiza umwana yari atwite, ariko nawe nyine ari nako yisurira gupfa, kuko ntabwo yari kumara 2 adapfuye, ariko nabwo amera nk'uwiyahuye, amera nk'utambye ubuzima bwe, yanga kongera gufata imiti kugira ngo umwana uri mu nda atagira ikibazo azabashe kuvuka, kuko nyine yari we muragwa w'ubutunzi busigaye, kandi Monica nawe wari usigaye mu muryango w'iwabo. Vincent uwo munsi yari yarakaye, atahajya mu cyumba yari yarafungiramo Monica, aramukubita n'umujinya mwinshi, aramuvunagura. Ubuzima bwa Monica bwari ahabi, kuko nyine yari asigaye yifuriza urupfu akarubura nawe ubwe. Habura iminsi mike ngo Monica abyare, Vincent yategetse abantu bitaga kuri Monica ko nibabona agiye kubyara batazigera bamujyana kwa muganga, ahubwo bazamukuramo umwana, kuko n'ubundi Monica we adateze kubaho nyuma yo kubyara, ko n'ubundi azapfa, bazamureka apfe n'ubundi maze barokora umwana gusa. Vincent utarakundaga kuboneka cyane, yabaga ari muri business kuko zari zimaze kwaguka ari nyinshi cyane, ntabwo yigeze rwose afata umwanya wo kwita ku mugore we cyangwa kwita kuri Monica. Icyo yacungishije abakozi be, cyane cyane uwamwitaga witwaga Sofia, ni ukumenya neza niba umwana wabo yavutse neza akamurinda, naho Monica we yashaka akamutera icyuma cyangwa agahita amwica, ntabwo yari abyitayeho. Vincent yashakaga umwana Monica agomba kubyara, kuko nyine niwe mitungo yose yari yanditseho. Gusa nyine ibintu byose siko byagenze, ahubwo byahindutse ibindi, bisubirira udubi, bihinduka bibisi. Ubwo umunsi nyirizina wo kubyara kuri Monica warageze, ubwo abakoraga mu rugo iwe, cyane cyane Sofia wabaga mu hafi, yaramurebereye abyara rwose ataka, yanga kumufasha, ahubwo ashaka uburyo atabara umwana. Ariko n'ubundi kubera nta muganga wari wahamagawe, kandi kubera nta bumenyi yari afite ku bijyanye no kubyaza, ntabwo ibintu rwose byagenze neza mu kubyara kwa Monica. Vincent yari asigaye ari nk'ikihibi, ari we wicaga akiza, ari we wicaye ku ntebe isumba izindi mu mitungo y'umuryango wabo Monica. Iteko ryose yatangaga niryo ryubahirizwaga ahantu hose, icyo yavugaga cyabaga ari uguca iteka, n'agahinda kenshi n'intimba y'umubabaro. Monica umutima we waraciye, ubwo yari ari gutaka ari kuva cyane ari kubyara, birangira umwana we yari yararuhiye imiruho yose, n'abamupfiriye mu nda atabyaye, bombi babazimye batyo. Ubwo ni kuko yatakaga, niko Sofia yari yicaye iruhande rw'amureba, yanga kumutabara rwose. Monica arapfa, umwana amupfira mu nda. Ubwitange yarakoze bwo kwanga gufata imiti kugira ngo umwana atwite abeho neza ntapfe, byose bibaye impfabusa. Umwana we yarapfuye, Monica aba yarapfuye. Ubwo inkuru ya Monica n'umuryango we wo mu bakire ibirangiriye aho ngaho. Monica aba arazimye, kandi Vincent ntiyari yamenye ibyabaye. Ubwo ibintu biba biratangiye. Vincent yarahageze, hagira akererewe, asanga Monica yapfuye, arababara cyane, akubita Sofia, akubita abakozi bose, arabaririma, bashyira hasi, arabasandaguza. Amaze gusandaza byose, ubwo niko Monica yaragaramye aho nyine ari umurambo, umwana yamupfiriye mu nda. Ubwo Vincent yarebye ibibaye, yibuka ko amafaranga yose abitse kuri banki, indi mitungo yose yibuka ko yanditse kuri uwo mwana upfuye, yibuka rwose ukuntu ibintu byose
bya Monica byanditse ku mwana yari atwite, kandi abona Monica agaramye iruhande rwe arapfuye. Areba uburyo umwana yagombaga kwishingikirizaho nk'uwabyawe na Monica nawe nk'uko byari byanditse, nawe abona apfiriye mu nda ya nyina, atanamubyaye byibura kugira ngo azabone uko azungura ibyo by'umwana we. Abona ibintu byose birarangiye, byose biba birazambye. Byose Vincent abirebye amarira arashoka, ubugome n'akababaro, umutima we wari umeze nk'ibuye wuzuye agahinda kenshi, wuzuye ubugome n'ubunyamaswa. Ako kanya ahita afata undi mwanzuro utunguranye wihuse, umwanzuro wahise uhindura ibintu byose bigaruka ibubisi. Ubwo Vincent yabonye ko ibintu byose nyine bimurangiriyeho, yahise afata uwo mwanzuro wo kujya inama n'umukozi w'umugore witwaga Sofia, wari usanzwe wita kuri Monica nyine. Ubu banaryamanaga Monica areba, bamwica urubozo, bamukubita, bamutoteza. Niwe nyine yahise afata ngo bashake icyo gukora. Sofia yari nk'umukozi wa Monica, yari yarahawe akazi na Monica ko kuyobora abakozi bo mu rugo bose, kuko nyine bari abakozi benshi cyane bakoraga mu rugo, abatetsi, abakoropa, bagira benshi cyane, ko rwa rugo rumeze nk'ikigo. Gusa nyuma y'iminsi mike Sofia yari yaragambaniye nyine Monica afatanije na Vincent, ko niwe wafungiranaga Monica mu rugo rwe mu minsi yo kubaho kwe kwa nyuma, ubwo Monica yari atwite. Sofia yaryamanaga na Vincent, Monica bireba rwose kandi aziritse. Mbese Monica yari yaragowe, kandi nta pfunwe rwose Sofia byamuteraga, kuko nta muntu wapfaga kumubonaho aho yabaga azirikiye. Inzu yabo yari nini cyane, ku buryo igihe Monica yagerageza kubyara yaratatse cyane rwose, araboroga, ariko habura umutabara. Kandi Sofia yari amwicaye iruhande ariko ari kumureba, kugeza Monica ashizemo umwuka burundu, nta bufasha abonye. Ubwo bugome rero bwari buri muri Sofia, bwari bwarahereye kera, kandi nyine yari yarahindutse Monica ku buryo bugaragara. Vincent yabeshyaga abantu ko Monica yagiye hanze muri business, ariko mu by'ukuri yari yaramuzirikiye mu nzu. Vincent rero abonye agiye kubura ibintu byose, amafaranga arenga miliyoni 100-200 z'amadolari zari ziri ku makonti ya Monica, imitungo y'umuryango wa Monica, irimo ibigo 3 by'ubucuruzi bikomeye cyane, amazu, imodoka zitandukanye n'ibindi by'agaciro kenshi. Vincent yasabye Sofia ko bajya inama yo kureba icyakorwa iyo mitungo yose ntimucike, kuko Monica we yari amaze gupfa kandi apfanye n'umuzungura we. Kandi nyine Vincent nta kindi yari yarihanganiye, ni ugutegereza umwana uzabyarwa na Monica. Monica nubwo yari buhita apfa we nta kibyo byari bimubwiye. Gusa nyine iyo turufu yose ibintu byari bibaye impfabusa ku mwana, nawe yari amaze gupfana na nyina. Wibuke ko Monica yari yarasinye ko napfata byaye cyangwa akagira ikiba ku mwana byaye nk'urupfu n'ibindi, imitungo yose y'umuryango we ukuyemo iyo yahahanye cyangwa se yashakanye n'umugabo we Vincent, ko yose izahabwa imbabare, ndetse ikanifashishwa n'imiryango itabara imbabare ku isi hose. Ubwo Sofia na Vincent biyemeje gushaka umwana wahita yitirirwa umwana wabyawe na Monica ako kanya, nta gihe giciyemo. Ako kanya rero Vincent ndetse na Sofia bamaze gufata uwo mwanzuro, niho inkuru ya Robert ndetse na Olivia yatangiriye. Hashize iminsi rero Sofia yafashe urugendo rurerure, ajya kureba umugabo bari baziranye mu myaka ya kera, wakoraga akazi k'ububandi, ko yakoraga akazi ko kwica abantu, gushimuta n'ibindi bikorwa by'ubwihe. Jacob yari umugabo utinyitse, kuko nyine yacuruzaga abakobwa, bakoresha mu buryo bw'ubusambanyi, basambanywa n'abagabo bakamwishyura. Mbese yakoraga imirimo y'ububandi y'ubugome bukomeye cyane, arizo businesses. Acuruza itabi, urumogi, acuruza ibiyobyabwenge, yari mbese umumafia cyangwa se ibandi mu mujyi. Gusa nyine wari umujyi wegereye icyaro cya kure, ahantu kure cyane uturutse aho Sofia ndetse na ba Monica ndetse na ba Vincent bari batuye. Sofia rero akiri inkumi, Jacob yari boss we mu kazi ko kwicuruza yakoraga we n'abandi bakobwa. Jacob yari umugabo utaboneka kandi uhora rwose arinzwe n'indara z'umujyi yari atuyemo. Kumubona byari bigoye, mbese yaricaga agakiza kandi ateye ubwoba. Yakusanyaga abana bo ku muhanda b'inzererezi, akabatoza ubugome, akabatoza kunywa ibiyobyabwenge, akabatoza kwica, kwambura, kwiba n'ibindi bikomeye cyane, ndetse no gucuruza ibiyobyabwenge, ndetse n'imbunda no kurasana n'ububandi bukomeye cyane. Yabaga arinzwe rero n'inzererezi, n'insoresore ndetse n'abandi yatojwe yitaga abasirikare ndetse bafite n'intwaro. Ubwo Sofia yagezeyo, ageze ku muryango atangirwa n'abarinzi. Gusa nyine avuze uwo ari gushaka barikanga, kuko yavuze amazina ya Jacob y'ibanga. Jacob yumvise ko uwo muntu ari kumushaka muzi, yasabye ko Sofia bamureka akinjira bakabonana.
ngo muri izo ndara Jacob yabaga afitemo abana nyine b'abahungu ntabikubwiye n'abana b'abakobwa bakiri bato ariko bose nyine bigishwa bakanatozwa ubugome bakiri bato bakanatozwa kunywa ibiyobyabwenge ndetse no kubicuruza. Rero Robert yari umwe muri abo bana ariko akiri muto we rwose yari umwana muto w'umuhungu nawe wakuze ari inzererezi ariko nyine Jacob yari yaramutoraguye aramurera nyine kakiri akana k'agahungu kari kubyiruka nyine urumva utwana tw'uturara tw'inzererezi tuba dufite ubwenge n'ubucakura bwinshi urumva ibintu yabagamo kari akana gafite uburara bwinshi cyane kari akana kakuriye ku muhanda abantu benshi bakaza aho ngaho cyane cyane mu cyaro aho kabaga karagiye gusaba ndetse no gucuruza ibiyobyabwenge kajyaga mu ngo nyinshi abantu bakazi bamwe bakikundira abandi birirwa bagahiga nk'akarara kabashaka kubarohera abana cyangwa kubatoza imico mibi. Mbese nyine ka Robert kari akana kazwi nabi aragana Jacob yitoreye kugira ngo akarere katazi se katazi nyina ariko kazi ko Jacob ari we se nubwo nyine kibeshyaga. Ubwo Jacob yategetse abana bose akimara kuvugana na Sofia amaze kumenya diru cyangwa se ubucuruzi buri hagati n'ikizanye Sofia. Yahise akusanya abana bose ababaza niba hari umwana n'umwe wabuzi umukobwa uvutse vuba ariko utararenza ibyumweru 2 avutse kugira ngo barebe icyo babikoza. Robert yarebye amafaranga bashyize ku mwana uri bumubone ahita yibuka ko hari urugo rw'abahinzi muri quartier y'ahantu ka mu cyaro aho yakundaga kubunga bari babyaye vuba. Uko Robert ahita abwira boss we Jacob ko yabikora. Robert yari umwana w'umuhungu rwose uri muto uri mu kigero cy'imyaka 10-11 gusa nyine yari akamaye ibobo k'umujyi ku rwego rwo hejuru rwose. Robert yaratunzwe no kwiba mu isoko, gushikuza amatelefone, gushikuza abantu ibyo batwaye, kwiba amafaranga, mbese yari akarara rwose ari umwana utagira kivurira kuko yari akana nyine Jacob yirereye agatuza ububandi agatuza ubumarine, mbese kari akana kameze nk'aba abantu bakunze kwita marine zo mu mujyi itandukanye cyangwa se inzererezi kabombo. Ubu ku munsi ukurikiyeho mu masaha ya 5 aho umubyeyi ukiri muto witwa Emma n'umugabo we Daniel batifashije rwose babakene b'abahinzi bari kure mu cyaro ahantu bari mu murima wari hafi y'aho urugo rwabo rwarwubatse cyangwa inzu yabo bari batuyemo, bari gukora nyine mu mirima yabo mu byo bari barahinze nyine byari hafi aho. Kwa Daniel rwose rwari urugo rwitaruye izindi, ari ahantu mu cyaro, ari ahantu kure rwose hatagira imihanda mizima kandi rwose ahantu mu cyaro kure. Emma na Daniel bari bibereye aho ngaho rwose bibereyeho ari ba nyakamwe n'umugore n'umugabo bibereye nyine ahantu wagira ngo ni ahabonyine bitungiwe no guhinga n'abantu babafasha guhinga babaga baje guhinga nyine ariko bakongera bagataha kure nyine aho abantu batahaga. Ubwo Emma yari yunamye mu murima ari nyine gukora ari nako ganira nyine n'abantu bose bari ku murima bunamye bari guhinga bari kubagara buhira bacoga mbese bakora mu mirima nyine y'ibigori bari barahinze. Ariko nyine ubwo Emma yari yasize akana gatoya kiwe yari yabyaye yaramaze iminsi abyaye agasize ahantu ariko areba hafi nyine mu gacucu k'igiti cyari cyaragandaraje kinini cyari kiri hafi y'imirima yaha. Ubwo Emma yari yunamye mu murima nyine ari gukora nawe nk'abandi, ari nako batera ibiparu n'abantu nyine basererezanya babaga baje kubafasha gucura nyine ibyo bita nyakabyizi cyangwa guca inshuro nyine no guhingiriza bakabaha ibyo kurya abo bantu bagacyura nabo bari abakene nyine nabo bafasha bari abakene. Ariko Emma na Daniel bo basi bari bafite imirima bahingamo maze bagaha abantu ibyo kurya nk'ingurane. Ubwo Emma yasize akana munsi y'igiti agasize mu kaberiso nyine akana kakiri gato yagashyize mu gacucu ariko nyine igiti cyari hakurya ariko akireba nyine areba ko hari ikibazo akana kagira. Gusa nawe yari hakuno ari yunamye nyine ari gukora bisanzwe kuko nyine inzu yabo yari hakurya hirya, ntabwo yari gusiga umwana mu nzu ngo abure kumushyiraho areba. Ubwo akiri muri ibyo bakiri kuvuga Emma yubuye amaso abona akana k'agahungu karaje gateruye umwana we bwangu ng'uruhinja yari yasize hanze nyine munsi y'igiti mu gacucu k'igiti. Ubwo ubona haje akana k'agahungu kihuta cyane
gateruye gafasha uruhinja mu buryo ataramenyereye, karagateruye gahise kirukanka. Akana k'uruhinja Emma yari yagasize nyine akaryamishije mu gacucu, abona ako gahungu karakirukankanye, kari kwiruka cyane. Muri ako kanya gihagaze ari kureba ibiri kuba, Emma yabaye nk'ubuze ubwenge, arazungera, ubwonko burayaga, ayoberwa ibintu ari kureba. Abona umwana we w'icyumweru kimwe n'igice yari asize munsi y'igiti, akomeza yunamuka akareba. Noneho abona akana karakirukankanye karagatwaye, ayoberwa ibiri kuba, umutwe urazengera. Emma yari umugore ukiri muto, we n'umugabo we nibwo bari bakibyara umwana wabo w'imfura. Rwari urugo rwishimye kandi ruhorana ibyishimo nyine no kunyurwa mu bukene bwabo, we n'umugabo we Daniel. Bari abantu rwose batunzwe no guhinga, ndetse inshuro nyinshi abandi bantu bazaga kubafasha nyine mu buryo nakubwiyemo. Gusa kuri uwo munsi nibwo umwijima w'icuraburindi winjiye mu mutima yabo bombi mu buryo bwa burundu. Ubwo Emma yaratatse cyane, ajugunya ibyatsi yari afite mu ntoki n'umwitero yari afite uragwa mu ntoki ze, asakuza cyane n'umurira menshi n'agahinda kenshi, aratakatakamba, ari nako yirukanka avuza induru aboroga ati, oya ndekera umwana, oya ndekera umwana, dore umwana wanjye baramujyanye Daniel, we ndekera umwana, ndekera umwana, ndekera umwana. Ubwo ako kanya Daniel wari hirya ari kwita nyine ku biraro by'inka bari batunze, yarebye hakurya abona Emma yavuze induru ari kwirukanka. Arebye abona akana k'agahungu hakurya kari kurenga gafite umwana, gateruye umwana. Niko kwirukanka n'abo bari kumwe bose mu murima bose bavamo. Barirukanse cyane bishoboka, ariko mu by'ukuri harimo intera ndende hagati yabo n'akana gatwaye uruhinja rwabo. Mu gihe bari kwirukanka, Emma yaratsikiye kubera kwiruka n'igihunga n'agahinda no kuvuza induru aboroga, yaratsikiye yikubita hasi. Dore ko nyine nawe nta mbaraga yari afite, kuko Emma urumva yari amaze ibyumweru bibiri abyaye, nta kabaraga yari afite. Niko yari akibyara, yari ataratora akabaraga rwose habe namba, kuko yari ataranakomera. Ubwo Daniel wakundaga umugore we byo gupfa ku rwego rwo hejuru, yarakebutse abona mubwo bari kwirukanka, abona umugore we yatsikiye, yakubise hasi agaramye, yabandagaye ari hasi cyane, no kuvuga bitagikunda, ameze nk'uwumye. Niko gusubira inyuma ngo amuramire. Ubwo Daniel yahise asubira inyuma ajya kureba umugore we yari abonye yikubise hasi. Ubwo nyine bakiri aho ngaho babonye imodoka ebyiri zari ziparitse hakurya zitsimbuye zigendeye. Ubwo umwana w'umukobwa wabo wari ukiri uruhinja rw'icyumweru rwose n'igice, nuko bamubuze bamureba, bamubura amanzaganya, baguma aho ngaho baruma, agahinda karabafata. Abakozi nabo bari birukanse barushye, birukanka ku modoka, ariko bose biranga. Imodoka zirabacika, ziragenda ziri kwiruka cyane, ntago bamenye naho imodoka zirengeye. Icyaro bari batuyemo nta modoka yahabaga, bari abantu b'abakene, nta modoka yari iri aho hafi, nta muntu wari uri aho hafi, yari imirima miremire minini, ari imisozi gusa, nta kintu bari bafite bakora, bari babayeho bihingira gusa. Kandi umwana wabo yari akiri muto ku buryo rwose kumushakisha bakoze ibishoboka byose, barabaza abo baturanye. Bugezeho Daniel ava mu rugo, hajya mu mujyi, hajya kubungera, ashakisha, areba amamodoka asa n'iyo yari yabonye, nubwo yari iri mu mwotsi w'ivumba atayibonye. Yamaze rwose hafi imyaka 2 ari gushakisha umukobwa. Daniel arazinga, aragaruka rwose, agaruka mu rugo, asangaho umugore wari Emma, maze umwana bamubuze batyo, birangira bamubuze burundu. Ari nabwo bateguraga ikiriyo, bashyingura umwana wabo batabonye n'umurambo we. Ubwo Robert wari akana k'agahungu nyine k'inzererezi, nubwo yabaga kwa Jacob nyine, ariko yanyuzagamo akigendera mu byaro rwose. Aho hantu yari ahazi kwa Emma na Daniel, kuko yarazaga nyine, yari akana bakunda, bakakagaburira, kakisurira mu mujyi ukure nyine. Ariko noneho icyo gihe ako kana niko kabakozeho, kuko niko kari kabatwariye umwana. Ubwo Robert, akana gato k'agahungu k'imyaka 10, nibwo kari kamaze nyine kwiba cyangwa se gushimuta mu buryo bwa burundu umwana wa Emma na Daniel, aho kazaga rimwe na rimwe bakakagaburira. Ari naho kari karakuye inkuru nyine yuko babyaye akana k'agakobwa vuba, mu minsi ya vuba. Ariko nyine kubera karakarara ko kwaca ku mujyi wari hafi aho ngaho, kubera amafaranga umwicanyi Jacob yari yagasezeranyije abaje kwiba cyangwa se gushimuta bya burundu umwana w'umukobwa nyine w'uruhinja, bari bamaze rwose kubona umwana bashakaga. Aba bose bari baje mu modoka ebyiri uko baraha.
imodoka imwe yari yajemo Vincent ndetse na Sofia bari baturutse mu mujyi wa kure, mujyi ukomeye cyane. Indi modoka yari iraho ni ya Jacob wagombaga kwishyurwa kayabo k'amafaranga rwose, ndetse yari yazanye n'icyegera cye cya hafi ndetse n'agahungu kitwa Robert nyine, ariko kakana kiwe cyangwa se kakana yareraga, nubwo kari kazi ko ari wese. Ari nako nyine kari kararangiye abo bantu bose, aho kaza umwana w'uruhinja w'umukobwa utarageza ibyumweru 2 avutse. Wibuke ko yaba Emma cyangwa Daniel nta numwe wigeze mu by'ukuri aciryera akana k'agahungu, bakabonaga mu ivumbi mu miyaga kirukanka kugeza imodoka zinagiye, batakabonye rwose ngo babe bakamenya, cyangwa se rwose ntabwo bigeze baciryera ku kana k'agahungu. Gusa babonye ko ari akana nyine birangira bityo, ntabwo bigeze banavumbura ko ari Robert. Akana kazaga rimwe na rimwe bakanagaha ibiryo kakarara nyine ko muri izo karitsiye. Ubwo Jacob amaze nyine gushyikiriza umwana w'umukobwa ukiri uruhinja Sofia ndetse na Vincent, dore ko yamuhaye Vincent yari akiri mu modoka ntigeze ayisohokamo nk'umukire nyine, bahaye nyine Jacob amafaranga bari bumvikanye nk'ikiguzi cy'akazi we n'amabandi ayoboye bari bamaze gukora. Robert yabonye agashinete kava mu masume nyine, cyangwa se mu byari bifurebye uruhinja, ibyo rwarufurebyemo kaguye hasi, maze aragatora ngo nako nyine agahe Sofia, kuko yari aketse yuko ubwo kari kari mu kuboko k'uruhinja. Gusa Sofia yaramurebye maze aramubaza ati, harya witwa nde wakana we? Robert aramusubiza ati, nyine banyita Robert. Maze Sofia aramureba aramwihorera akamurekera, Sofia arigendera ajya mu modoka. Sofia na Vincent bamaze kugenda bataragera kure, ariko bakiri aho hafi bari kubareba, Jacob afashe amafaranga ari guserebura, ahita nyine ayereka icyegera cye yishimye cyane. Ubwo ka Robert nako kari gahagaze aho ngaho. Ubwo ngubwo icyegera cya Jacob cyahise gikura imbunda yari iri ku ipantaro ya Jacob, gihita kimudasa ku kanya, gihita gifata amafaranga, gihita gifata na ka Robert kigasunikira mu modoka, gihita gifata imodoka kirayatsa kiragenda. Ubwo ngubwo niko Sofia na Vincent barebaga, nabo bahita batsa imodoka barerekera mu mujyi wa kure bari batuyemo. Cyegera cyahise gifata ka Robert kikajyana mu mujyi, kikajugunyira amafaranga, kikajugunyira mu dufaranga duke cyane mu mafaranga menshi bari cyari gifite, cyamaze kwaka Jacob, kigasohora mu modoka, kigata aho ngaho, cyatse imodoka kirigendera, gita ka Robert aho ku muhanda. Maze ubwo urugendo rw'ubuzima kuri Jacob nuko rwarangiye. Jacob Robert yakuze yita se, cyangwa se azi ko ari se, nuko nawe yapfuye, ibyo biba birarangiye. Ubwo ubuzima bwa Robert nk'umwana wo ku muhanda noneho wabureruye, abikirara cyo ku muhanda, akura nyine yimenya, noneho nta bosi we, nta se, ntaki. Ubwo abatangiye kwimenya, yari umwana wakuriye ku muhanda n'ubundi nta buzima yigeze buzima. Yakuze yishinja icyaha cyakora gikomeye cyane, kuko iyo yajyaga hafi n'aho bari batuye yabonaga agahinda ba bantu bahorana, bikamukomanga ku mutima, akajyayo akabafasha imirimo. Ntacyo gukora yari afite, kuko ntiyaraza batwaye umwana ngo ni bande cyangwa se yabasanga he. Yarazaga nyine agafasha Emma n'umugabo we Daniel imirimo, kuko nyine baramwikundiraga, nubwo nyine yahageraga gake kubera uburara bwe, ariko nyine yakuze bamureba, nawe areba agahinda kabo, ariko ntacyo gukora yari abifiteho. Ubwo mu rugo iwe mu kageto ka fake mu buvumo yatahagamo, Robert yari agifite ka gashenete wa mugore yamurekeye. Iteka yakarebagaho akarira, akibuka ibyo yakoze, akibuka umuryango yatse ibyishimo by'ubuzima bwabo, akareba uburyo ntacyo byamumariye, akareba uburyo se yahapfiriye, akareba uburyo nta n'amafaranga bamuhaye, akareba uburyo yagumye mu buzima ndetse bukanaba bubi kurushaho, dore ko yari asigaye nyine yarakuze, amaze kuba umusore, amaze kugira imyaka hafi 20. Abantu birirwa bamwirukaho, yirirwa ashikuza abantu amatelefone, yirirwa yiba amafaranga, yirirwa yiba utuntu, bamufunga, bamukubita, ubuzima bwe abona ari bubi. Ariko ari nako yishinja icyaha cy'ukuntu yambuye ubuzima ababyeyi babiri
umugore n'umugabo biturije bibera ahantu mu cyaro bamukundaga, nabwo umutima ukamucira urubanza, agahora arira, agahorana agahinda k'ukuntu yazabona ako kana k'agakobwa, ariko ntabwo byari bumushobokere. Imyaka yakomeje kwicuma, Robert aza gukura agera mu kigero cy'imyaka 25, avamo umusore w'ibigango rwose ufite imbaraga, muremure, mwiza cyane w'igisore rwose. Gusa nyine ntiyasibaga gufunga no gukubitwa kubera nyine ubumayibobo bwe n'uburara bwe bwari bwararenze intera. Rwose yari asigaye yinjira mu mazu y'abakire, akiba ibintu bihenze, agaca mu madirishya. Yari yarabaye ibandi rwose, kuko yari yarakuriye muri ubwo bubandi kuva ari umwana muto cyane. Yari yarakuriye ku muhanda ari ingegera rwose, ari mayibobo yigendera. Yarakuze gutyo, ariko yari yarazamuye noneho urwego rwo kuba ibandi biri ku rwego rwo hejuru, kuko yari asigaye yinjira no mu mazu, akiba, kirukanka na polisi ku muhanda akabacika. Nuko yari abayeho ari nzapfa nzakira, cyangwa se aba ari umunsi abayeho atazi ngo ejo nzaba ndiho. Gusa umutima we wahoraga umucira urubanza kubw'umwana w'umukobwa yambuye umuryango wa Emma na Daniel. Ubwo iminsi yaricumye, Emma na Daniel bo ntago bongeye kubyara undi mwana. Buri mwaka nyine bajyaga kwibuka akana kabo, bakakibukira munsi y'igiti aho bari barashinze umusaraba. Ari nako Emma ahorana agahinda, ahora yipfutse mu mutwe, atigera yongera guseka, kuko buri mwaka nyine bibukaga umwana wabo w'uruhinja babuze. Emma agafata udutambaro, agafata indabo, akaza nyine ku musaraba aho yari yaragize imva yashyinguyemo umwana we w'umukobwa. Nubwo atigeze amushyingura, ariko yabizanaga ku musaraba nyine buri mwaka, we n'umugabo we bakaza munsi y'igiti bakibuka. Cyari igiti kinini rwose cy'ingazamarumbo. Umusaraba bibukiragaho umwana wabo bari barawushinze nyine aho agatanda bavanyemo uruhinja rwabo kari gateretse umunsi barwiba mu buryo bwa burundu. Umunsi umwe Robert yasanze Emma na Daniel bari kwibuka umwana wabo, areba uburyo Emma amaranye agahinda k'imyaka myinshi, areba uburyo bahora baza kwibuka bakarira bari mu gahinda gakabije k'iyo myaka yose, areba uburyo yanze guhozwa no kwemera ko umwana we w'umukobwa yapfuye nk'uko Daniel we cyangwa se umugabo we yabyizeraga, areba uburyo aba bombi bamwakiraga nk'umwana mu rugo, bo batamwirukankaho ngo bamutere amabuye nk'abandi babaga bari ku misozi hafi aho. Bo babaga nyine bamwakira neza nk'umusore wabo, bakuze bamureba nk'akarara ariko bikundira. Areba uburyo bo nyine batamuciraga urubanza, areba uburyo bo batavuga ko ari umwana w'igisambo cyangwa w'ikiroroge wangwa na buri wese. Robert wari umaze nyine gukuramo gato, yumva nyine ageze impuhwe n'ideni ryinshi ry'ubuzima bw'ababyeyi b'umwana w'uruhinja rw'abandi yibye ku bw'amafaranga y'intica ntikize, nabwo atabonye yari buhabwe n'umwicanyi wamureze. Byaramurenze, yumva yigishuje ikintu cyinshi. Yari amaze kuba umwana w'umusore w'imyaka 25, yumva neza ubuzima nawe abayeho n'ubuzima bubi, kuko ntiyari bwigere yibabarira ikosa ritababarirwa yakoze. Emma, Daniel ntawe wari uzi ko umusore birirwa nawe umwana bafata mu buryo butandukanye n'abandi bantu, kuko abandi babaga bamutera amabuye bamwirukaho bafungirana abana aho bamubonye hose, ariko bo bakamwakira bakamuha ibiryo, nawe akabafasha kugaburira inka, akabafasha gusarura iby'imbaraga nyinshi, dore ko Daniel yari amaze gusaza. Bombi na Emma, Robert akabibatwaza, akabakora imirimo y'imbaraga nyine igihe yabaga yaje yo mu cyaro. Byose abirebye ubuzima bwe yumvise afite ideni rikomeye cyane, kuko bo ntago bari bazi ngo niwe wabatwariye umwana. Nta makuru bari bafite na make, icyo baheruka n'akana k'agahungu batazi. Babonye kari kurengana umwana wabo n'imodoka babonye zita zikuba n'ivumbi zitwara umwana wabo, baramubuze burundu, baramubuze. Imyaka yari imaze kuba hafi 15, barahebye nyine, baranamushyinguye, baramaze kumubura. Gusa Emma we ntiyigeze ava ku izima, yumvaga ko umwana we akibaho. Gusa Daniel we mu mutima we yari yaramushyinguye, kuko no mu mujyi aho yabunze mu gihugu hose yari yaramubuze. Ubwo Robert yakomeje uburara bwe, ariko nyine akajya anyuzamo, akajya mu mujyi, akajya kwibayo ibintu by'imari aho abakire bari batuye. Yiyemeza nyine gukora ibishoboka byose, nawe agashaka nyine ubutunzi
wenda akazagira icyo amarira Daniel na Emma, akagira ikintu abamarira nk'ikiguzi wenda cy'umwana wabo yibye, ariko ntibyakundaga kuko n'ubundi yajyaga kwiba ahantu yarafatwaga agafungwa agakubitwa. Ntabwo rwose guhindura ubuzima bwa Daniel baba babayeho mu bukene byigeze bimuhundira cyangwa se ngo bimuhire. Hashize imyaka 5 ngo Daniel na Emma bari bakiri iyo mu cyaro iwabo babana n'agahinda kabo. Hari hashize imyaka 20 umukobwa wabo bamubuze akiri uruhinja. Daniel we yari yarakuyeho rwose, ariko Emma wajibana agahinda. Robert yari amaze nawe kugira imyaka 30, ari umusore w'ibandi wirirwa yiruka mu bipangu by'abakire yiba ibintu bikomeye by'amagaciro, yirirwa mu nzererezi, ariko yarakuze. Muri quartier yabo y'ibirara bamukunda, utwana tw'amayibobo tumukunda, atugurira ibintu, azakagenda nyine aho nyine muri quartier y'ibirara aho yatahaga baramukundaga, ari ikirara kiyoboye ibindi. Hashize imyaka 5 nyine aribwo nkubwira nyine ubwo igihe cyari kigeze ngo Vincent ashaka uburyo imitungo yategereje yihanganye imyaka hafi 20 ngo agire icye ayimaza ibiye burundu, abibyajemo umusaruro umwana yari yarareze utaruwe, yaramwitiriye uwo yabyaranye n'umugore we yishurubozo witwa Monica. Ko Olivia yari umukobwa w'inkumi mwiza utagira ukwasa, yari umukobwa rwose watanzweho iby'igiciro bihenze ku rwego rwo hejuru kuva mu buto bwe kugeza ubwangavu bwe ndetse no mu bukumi bwe. Olivia rwose yari umukobwa wari ubereye amaso kumureba, yari umukobwa mwiza kuko yari umwana w'umukire mu mujyi wose, kandi se yari umukire ku rwego ruhambaye rwose. Olivia rero niwe mukobwa w'ikimero wabayeho ubuzima bw'ikinyoma kuva ku munsi wa mbere yinjizwa mu rugo rwo kwa Vincent ari uruhinja rw'icyumweru n'igice kugeza ku myaka 20 irengaho yari afite cyangwa se yari amaze kugira. Ari umukobwa ubayeho atazi imikino yakiniwe ku buzima bwe, atazi ruhe na ruhe, atazi amakuru kuri we, gusa nyine we nta kintu yari azi na gito uretse kuba abiwabo. Vincent ari se ndetse na Sofia ari ndetse yafataga Sofia nka nyina cyangwa nk'umugore wamureze cyangwa nk'umuntu we wamubaye hafi, kuko Vincent yari yaramubwiye ko ari anti we. Nta makuru na make Olivia yari afite kuri kuwo ari we ndetse yewe n'ubuzima bwe muri rusange, kuko yari yarakuze ameze nk'ufungiranye, ariko nyine ahabwa buri kimwe. Yarahawe ishuri rikomeye yarize, ariko nyine yaracunzwe ku rwego rwo hejuru ndetse agahabwa icyo asabye cyose, ukuyemo ubwigenge bwo kuba yajya aho ashatse hose byonyine rwose, arindwa adasohoka aho ajya aho Vincent na Sofia bazi honyine. Haba ku ishuri hose yararindwaga, gusa nyine yari amaze kuba inkumi nabyo bimaze kumurambira. Yari umukobwa w'igitangaza ariko w'agaciro gakomeye cyane kuri Vincent, ariko mu buryo Olivia atazi. Niwe mukobwa wari wanditseho imitungo itabarika kuva ku kiyiko yatamikishijweho ibiryo kugeza ku miturirwa y'amazu y'ibiciro bihanitse yakuriyemo, nawe ubwo atarazi ubuso bw'umubare wayo, kuko niwe byose byari byanditseho kandi ntabyo yari azi. Mu by'ukuri Olivia yari umukobwa wishimye kandi witaweho mu buryo bwa hafi cyane n'umugore ukanganye yakuze yumva ahamagarwa izina Sofia. Binyuze ku itegeko rya Vincent, Sofia yari yarareze Olivia ndetse yamucungiraga hafi kandi nta kurangara kubayeho. Iminota, amasaha ndetse n'iminsi uyu mukobwa yari abayeho yose uyu mugore yamubaga hafi, kandi mu buryo Olivia nyirizina atazi. Olivia yari ingurane y'umwana wapfanye na nyina, umugore wagambaniwe n'umugabo we bwite kubw'imitungo yari amukurikiyeho, ari we witwa Monica wapfanye n'umwana we mu nda. Aha rero niho dusoreje igice cya mbere cy'inkuru ya Olivia ndetse na Robert ndetse na Emma n'abandi benshi wagiye wumvamo. Tukaba dusoje, ariko ikabiri bukomeze, iyi nkuru ikabiri bukomeze, ndetse igice gisigaye ni kimwe iri busorezeho, kandi nyine ndahita nkiguha vuba kugira ngo umenye uko byarangiye, umenye buri kimwe cyose uko cyarangiye, ndetse unamenye uburyo inkuru y'agahinda ka Emma yarangiye ndetse n'uburara bwa Robert bwarangiye, ndetse uzanamenya ibijyanye n'uko
Olivier ubuzima bwe bw'ikinyoma yabubayemo. Aha rero niho nsoreje, ntabwo mbashaka ko mureba, ntabwo mbashaka ko inkuru iba ndende cyane, bashaka kuyicamo ibice kuko iba ari ndende kandi iyi nkuru rwose ndashaka kuyibaha. So uzakurikirira igice cya kabiri nzakiguha vuba cyane rwose, nta munsi uri bucemo ntakiguhaye. Wakoze rero cyane kunkurikira, ndagushimiye cyane wewe wakanze subscribe, ndagushimiye cyane wowe utera comment, ndagushimiye cyane wowe ukanda like, ndagushimiye cyane wowe ukanda share, ndetse ngusezeranyije ko rwose ntazagutenguha na gatoya. Kandi subscribe rero kuri Yep Media cyangwa se Yep TV RDA, tugumana ahangaha. Nuko rero I love you, ciao ciao. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tim Sanze. Ciao ciao, nakagaruka.